biba bisa neza kubana namwe mu kiganiro Sobanukirwa. Ni iby'agaciro kubana namwe mu buzima bwa buri munsi, aho tubana muri iki kiganiro Sobanukirwa tubagezaho iby'ubuzima butandukanye bwa buri munsi, uko twabubungabunga indwara zitandukanye, uko zandura, uko wazirinda, muri make uko twabungabunga ubuzima bwacu bwa buri munsi. Kuri iyi nshuro tugiye kubagezaho uko wamenya ko umwana ari uwawe cyangwa atari uwawe utiriwe ukoresha ibizamini bya DNA. Hashingiwe ku mpungenge ziri mu miryango itandukanye muri iyi si dutuye, aho muri iki gihe cyangwa se muri iyi generation hari imiryango myinshi ibana, ariko ugasanga abana bavuka muri iyo miryango si ab'ababyeyi bombi. Ugasanga wenda umugore yabyaye umwana ariko amubyariye mu rugo ariko atari uw'umugabo babana. Muri iki kiganiro rero tugiye kubagezaho ibyo bimenyetso cyangwa se ibyo warebaho ukabishingiraho byatuma umenya ko umwana ari uwawe cyangwa se atari uwawe utiriwe ukoresha ibizamini bya DNA, cyane ko ibizamini bya DNA bihenda, ariko mu gihe nta bushobozi ufite cyangwa se utarabubona, ibyo waba urebye mu gihe utaragera kuri icyo cyiciro cyo gukoresha ibyo bizamini bya DNA. Tubane mu kiganiro. Nk'uko twabivuze, bikunze kugorana kumenya niba koko umwana ari uwawe cyangwa atari uwawe mu gihe nta bushobozi ufite bwo gukoresha ikizamini cya DNA, ariko hari bimwe mu bimenyetso ushobora kugenderaho bikaba byakumara amakenga. Turabibutsa ko ibi bidakuraho ko n'ibisubizo by'abaganga biba bikenewe, ari byo twita DNA test. Ubushakashatsi bwerekana ko uko abashakanye bagumana mu gihe batwite ari nako umwana agenda asa nka se. Ibyo bikaba ari kimwe mu bimenyetso bishobora guhamiriza umugabo ko umwana wavutse ari uwe cyangwa se atari uwe. Aha rero ntidukwiriye kwirengagiza ko umwana ashobora no kuvuka asa na nyina, kuko habayeho kuvanga amaraso hakurikije kuri siyansi cyangwa se ku bushakashatsi bw'abahanga. Iyo umugabo ahuye n'umugore bakabyarana umwana, hari igihe habaho ubwiganze bitewe n'icyo bita amajene n'amakoromozome biba bigize umwana kugira ngo abeho. Aha rero ntabwo ushobora kwemeza ko umwana ashobora kuvuka asa nawe gusa. Niba uri umugabo cyangwa se uri umugore, umwana ashobora kuvuka afite ubwiganze bw'umwe cyangwa se harimo sheya ya bose, mbese bose harimo havanze. Rero iyo umwana avutse asa nka se, ibi biba ari ikimenyetso simusiga rwose gishobora kumwemeza ko umwana atari uwe, ariko nyine bidakuraho ko umwana ashobora no kuvuka afite ubwiganze bwa nyina, asa na nyina cyane. Abantu benshi bazi ko ikizamini cya DNA ari cyo cyagufasha kumenya se w'umwana, gusa hari ubundi buryo wakoresha ukamenya niba umwana ari uwawe koko cyangwa atari uwawe mu gihe udafite ubushobozi bwo gukoresha DNA, aribwo tugiye kugarukaho muri iki kiganiro. Dukurikire. Icya mbere ukwiye kwitaho ni ukwita ku itariki yo gusama. Ni byiza kumenya itariki wabonaniyeho n'uwo mwabyaranye. Iyo ushidikanya ko umwana atari uwawe cyangwa se ari uwawe, bigufasha kubara neza ukamenya niba koko umwana ari uwawe cyangwa atari uwawe hakurikije igihe kiri hagati y'igihe yasamiye no kugeza igihe yabyariye. Ahangaha ushobora kuryamana n'umugore nko mu kwa gatanu, n'urugero mu kwa munani akabyara umwana, kandi akabyara umwana ukuze wujuje ibiro, mbese udafite n'ikibazo ku buryo wavuga ngo yavutse atagejeje igihe, ari byo bita prematire. Ibyo bigatuma nyine utizera ko umwana ari uwawe. Ariko
niba tuzi ko umwana avukira amezi 9 nta kuntu wakumva ko umuntu avukiye amezi 3. rero bagabo ibi byabafasha kugira ngo mujye mumenya neza niba koko umwana ari uwanyu cyangwa atari uwanyu, kuko uryamanye n'umuntu akabyarira amezi 9 aho ngaho ushobora kuvuga uti uko biri kose umwana yaba ari uwanjye, kuko ndebye igihe twaryamane n'igihe abyariye birahura. Icya kabiri, ubwoko bw'amaraso. Ikintu ukwiriye kwitaho mu bwoko bw'amaraso ni uko bumwe muri ubu buryo abantu bamwe bagerageza kugira ngo bamenye niba umwana ari uwase cyangwa se atari uwe, ari ugukoresha ubwoko bw'amaraso. Kugena umubyeyi ukoresheje ubu buryo ntabwo byizewe cyane mu by'ukuri, gusa nabwo burakoreshwa. Nk'urugero, niba abagabo babiri bose biyita ko umwana ari uwabo, ugasanga umugabo umwe afite amaraso yo mu bwoko bwa A, undi afite ubwoko bw'amaraso bwa B, noneho ugasanga umwana avukanye ubwoko bw'amaraso bwa A. Ibyo biba bivuze ko amahirwe menshi umwana aba ari uwa wa mugabo ufite ubwoko bw'amaraso bwa A, kuko n'umwana ari bwo bwoko bw'amaraso yavukanye. Rero ni byiza kuba wamenya ubwoko bw'amaraso yawe, byazagufasha kugira ngo umenye niba umwana ari uwawe cyangwa atari uwawe. Icya gatatu ukwiye kwitaho ni ibara ry'ijisho. Ubushakashatsi kandi bugaragaza ko ubundi buryo abantu bagerageza gukoresha kugira ngo bamenye se w'umwana ari ibara ry'ijisho. Aha akenshi bareba imboni y'ijisho. Urugero, niba ababyeyi b'umwana bose bafite amaso yijimye ariko umwana akavuka afite amaso y'icyatsi, bishobora kuba ikimenyetso, kuko ubundi umwana aba agomba kuvukana amaso asa n'ay'umwe mu babyeyi be. Ibi rero ni bimwe ushobora kureberaho, ariko ibyiza kandi byizewe mu gihe ufite gushidikanya ni byiza kugana abaganga bakabaha ibisubizo byizewe bya DNA test. Mu Rwanda ndetse n'isi muri rusange hari ikintu kiri kubaho cy'uko abantu babyarana abana ariko ntibizere ko ari ababo bombi, kubera uburyo butandukanye, aho usanga hariho abantu basigaye bagendana inda cyangwa se bakagenda batwite bagashyingiranwa n'abagabo runaka, noneho umwana akavukira muri urwo rugo ariko ubundi yarayigendanye, wenda yarayikuye ku wundi muntu bahoze bakundana mbere, cyangwa se undi muntu baryamanye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Niyo mpamvu rero hariho kutizerana ku miryango runaka, ariko ubundi byakabaye byiza abantu bizeranye, bityo bagafatikanyiriza hamwe kurera imbuto zibakomotseho, abana babakomotseho. Mu Rwanda rwo hambere cyangwa se abamaze gushesha akanguhe bajya bareba umwana bakamenya niba umwana ari uwo muri uwo muryango se cyangwa se atari uwabo, nubwo utabyizeye 100%. Ibyo bavuga biba ari ukuri se cyangwa atari ukuri, ariko muri ibyo bareba reka tubirebere hamwe. Nkuko tubivuze, abantu ndetse bakuru cyane cyane bageze mu myaka yisumbuye, iyo bageze ku mafamiye yibarutse cyangwa se yabyaye, usanga bavuga ngo uyu mwana asa na se, uyu mwana asa na nyina, uyu mwana asa na nyirasenge, uyu mwana asa na sekuru, uyu mwana asa na se wabo, mbese bitewe n'ibisantera biri mu muryango. Aha kenshi baba bareba iki? Baba bareba amaso, ibice by'umubiri se, intoki, amano n'ibindi. Rero ibyo ni iby'abasheshe akanguhe, ariko nawe ushobora kureba nyine ukateranyaho n'ibyo twavuze haruguru kugira ngo bijye bigufasha kuba
wakuraho urwo rujijo ruri hagati y'uwo mwashakanye kugira ngo umenye niba umwana ari uwawe cyangwa se atari uwawe. Ubwoko bw'amaraso buba muri bumwe butuma ushobora kumenya ko umwana atari uwawe. Reka tusubire inyuma tunyure mu ncamake z'iki kiganiro ko twagiye tugikurikiranya, aho twavuze yuko ushobora kugira uburyo bworoshye bwagufasha kumenya ko umwana ari uwawe udapimishije ADN. Ahangaha biba bireba abagabo, na cyane ko abagabo aribo bakunze kutabyizera cyangwa se kubeshywa, kuko ubundi umugore niwe umenya nyina cyangwa se niwe umenya se w'umwana. Muri ubwo buryo twavuze haruguru, icya mbere ni ukumenya itariki yo gusama, ukamenya igihe waryamaniye n'umuntu n'igihe abyariye, mbese ibyo bishobora kugufasha kumenya niba umwana ari uwawe cyangwa atari uwawe, nyine ukurikije interivale cyangwa se ingano iri hagati y'icyo gihe yasamiye n'igihe yabyariye. Tukareba mu bwoko bw'amaraso, aho twavuze yuko ubwoko bw'amaraso nabwo bwifashishwa mu kuba wamenya niba umwana ari uwawe cyangwa atari uwawe, mu gihe udafite ubushobozi cyangwa se udafite